Yesu Kristo ashimwe inshuti z'umusaraba. Uyu ni umunsi wa 262 dusoma Bibiliya. Tuyiri mu gitabo cy'Abaroma cyangwa se urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Turatangira dusoma ibice 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imibereho mishya y'abari muri Kristo Yesu. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere w'iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka aba ari muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubizamo ubwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bubishyizemo, yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo yamaze kubona? Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye tubitegereza twihangana. Uko niko n'umwuka dufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe ni we udusabira n'iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ariko ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose?
ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari we wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo, turicwa umunsi ukira, bakuduhora twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turishishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko tumenye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urupfu rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 9. Ndavuga ukuri muri Kristo simbeshya, kuko umutima wanjye uhamanya nanjye mu mwuka wera, yuko mfite agahinda kenshi n'umubabaro udatuza mu mutima wanjye, ndetse nakwifuriza kuvumwa no gutandukanywa na Kristo ku bwa bene wacu ari bo b'umuryango wanjye ku mubiri, kuko ari Abisiraheli, umugabane wabo ukaba uwo guhinduka abana b'Imana no guhabwa icyubahiro n'amasezerano n'amategeko n'imihango yo gukorera Imana. Nibo bakomotse kuri ba sogokuruza, ndetse nibo Kristo yakomotseho ku mubiri. Ni we utegeka byose, ni nawe Mana ishimwe iteka ryose. Amen. Icyakora si ukugira ngo ijambo ry'Imana ryahindutse ubusa, kuko abakomotse kuri Isiraheli atari bo Bisiraheli bose, kandi kuko ari urubyaro rwa Aburahamu si cyo kibagira abana be bose, ahubwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzatwitirirwa. Ibyo ni ukuvuga yuko abana b'umubiri atari bo bana b'Imana, ahubwo abana b'isezerano nibo bemerwa ko ari urubyaro rwayo. Kuko ijambo ry'isezerano ryariri ngo, mu mwaka utaha magingo aya nzaza Sara abyara umuhungu. Kandi si ibyo gusa, ahubwo na Rebeka ubwo yari afite inda atwiswe n'umwe ari we Isaka sogokuruza, nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditswe ngo Yakobo naramukunze naho Esawu naramwanze. Kandi yabibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, ngo iby'Imana yagambiriye itoranya bibeho bitavuye ku mirimo, ahubwo bivuye kuri yo ihamagara. Nuko tuvuga iki? Imana irakiranirwa? Ntibikabeho, kuko yabwiye Mose iti, nzababarira uwo nzababarira kandi nzagirira impuhwe uwo nzagirira impuhwe. Nicyo gituma bitaba ku bushake bw'umuntu cyangwa ku mwete abigirira, ahubwo biva ku Mana ibabarira. Ibyanditswe byabwiye Farawo biti, icyatumye nkwimika ni ukugira ngo nkwerekanireho imbaraga zanjye, kandi ngo izina ryanjye ryamamazwe hose mu isi yose. Nuko ibabarira uwo ishaka, kandi nangira umutima w'uwo ishaka. None wambaza uti, none se ni iki gituma ikomeza kugaya umuntu? Ninde wagandira ibyo ishaka? Ariko wa muntu we, urinde ugisha Imana impaka? Mbese icyabumbwe cyabaza uwakibumbye kiti, ni iki cyatumye undema utya? Mbese umubumbyi ntategeka ibumba ngo mu mugomo umwe abumbemo urwabya rumwe rwo gukoresha iby'icyubahiro n'urundi rwo gukoresha ibiteye isoni? None se bitwaye iki, niba Imana nubwo yashatse kwerekana umujinya wayo no kugaragaza imbaraga zayo, yihanganiranye imbabazi nyinshi inzabya z'umujinya zari zikwiriye kurimbuka, kugira ngo yerekanire ubutunzi bw'ubwiza bwayo ku nzabya z'imbabazi, izo yiteguriye ubwiza uhereye kera, arizo twebwe abo yahamagaye atari mu Bayuda bonyine, ahubwo no mu banyamahanga. Nk'uko yavugiye mu kanwa ka Hoseya iti, abatari ubwoko bwanjye nzabita ubwoko bwanjye, kandi uwari inyungwakazi nzamwita inkundwakazi. Kandi aho hantu babwiriwe ngo ntimuri ubwoko bwanjye niho bazitirwa abana b'Imana ihoraho. Yesaya nawe yavuze iby'Abisiraheli ati, umubare w'abana ba Isiraheli naho waba nk'umusenyi wo ku nyanja,
igice gito kizaba gisigaye nicyo kizarokoka, kuko umwami azasohoza ijambo rye mu isi akarirangiza bidatinze kandi akarigabanya. Kandi nk'uko Yesaya yavuze kera ati, iyaba umwami Nyiringabo adushigarije imbuto, tuba twarabaye nk'i Sodomu tukagereranywa n'i Gomora. Iyaba umwami Nyiringabo atadushigarije imbuto, tuba twarabaye nk'i Sodomu tukagereranywa n'i Gomora. Noneho tuvuga iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera, naho Abisiraheli bakurikiye amategeko no gukiranuka bakaba ari bo batayashohoje. Ni kuki? Nuko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo, bagasitara kuri rya buye risitaza, nk'uko byanditswe ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza, urutare rugusha, ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Abayuda bivutsa gukiranuka kw'Imana. Ngo n'urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 10. Bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisiraheli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ndabahamya kuko bafite ishyaka ry'Imana, ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko, atugusohoza azabeshwaho nako. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti, ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanurwa ngo kumanura Kristo, cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa kaba ariko yatuza agakizwa. Kuko ibyanditswe bivuga biti, umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Nta tandukaniro ry'Umuyuda n'Umugiriki, kuko umwami umwe ari umwami wa bose, niwe ubereye abamwambaza bose ubutunzi, kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ariko se bamwambaza bate batamwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari ntawababwirije? Kandi babwiriza bate batatumwe? Nk'uko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirenge by'abavuga ubutumwa bwiza ari byiza cyane. Icyakora bumviye ubutumwa bwiza si wose, kuko Yesaya yavuze ati, mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu? Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ariko ndabaza nti, ntibumvise? Ye, rwose barumvise, ndetse ijwi ryabo ryasakaye mu isi yose, amagambo yabyo agera ku mpera y'isi. Ariko ndabaza nti, Abisiraheli ntibabimenye? Mose niwe wabanje kuvuga ati, ndabateza ishyari ku batari ishyanga nyashyanga, nzabarakaza nkunze ishyanga ritagira ubwenge. Kandi Yesaya ashira amanga cyane aravuga ati, nabonywe n'abatanshatse, neretswe abatambaririje. Ariko ku Bisiraheli aravuga ati, ubwoko butumva kandi butongana nabutegeraga amaboko umunsi ukira. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 11. Amaherezo y'Abisiraheli. Nuko ndabaza nti, mbese Imana yaciye ubwoko bwayo? Reka da, kuko nanjye ndi Umwisiraheli wo mu rubyaro rwa Aburahamu, wo mu muryango wa Benyamini. Imana ntiyaciye ubwoko bwayo, yamenye kera. Ntimuzi ibyo ibyanditswe bivuga kuri Eliya, uburyo yivovoteye Abisiraheli abarega ku Mana ati, mwami, bishe abahanuzi bawe, basenya n'ibicaniro byawe, nanjye nsigaye njyenyine kandi barashaka kunyica. Mbese Imana yamushubije iki? Yaramushubije iti, nisigarije abantu 7,000 batarapfukamira Bali. Nuko rero uko niko kimeze no muri iki gihe, hariho abantu bakeya basigaye batoranijwe kubw'ubuntu, ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu ntibikiri kubw'imirimo,
kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu. Nuko tuvuge dute? Icyo Abisiraheli bashatse ntibakibonye, ahubwo abatoranijwe nibo bakibonye, abandi basigara binangiye imitima, nk'uko byanditswe ngo Imana yabahaye umutima wo guhunikira n'amaso atabona n'amatwi atumva. Uko niko bikimeze na bugingo n'ubu, kandi Dawidi yaravuze ati, ameza yabo ababera nk'umutego n'ikigoyi n'igisitaza n'ingaruka mbi. Amaso yabo ahumwe bo kureba, kandi ugumye kubaheta umugongo iminsi yose. Nuko ndabaza nti, basitariye kugwa rwose? Ntibikabeho, ahubwo kugwa kwabo kwatumye agakiza kagera ku banyamahanga, kugira ngo bitere Abisiraheli ishyari. Ariko ubwo kugwa kwabo kwabereye abari mu isi ubutunzi, kandi gutuba kwabo kukabera abanyamahanga ubutunzi, nkanswe kugwira kwabo. Ariko ndababwira mwebwe abanyamahanga yuko nubahiriza umurimo wanjye, kuko ndi intumwa ku banyamahanga, kugira ngo ahari nteze ishyari bene wacu, mbone uko nkiza bamwe muri bo. Ubwo gucibwa kwabo guhesheje abari mu isi kwiyunga n'Imana, kugarurwa kwabo ntikuzaba kuzuka. Ubwo ifu y'umuganura ari iyera, n'irobe naryo niko riri, kandi ubwo igishyitsi ari icyera n'amashami nayo niko ari. Ariko niba amashami amwe yarahwanyuwe, nawe uri umunzenze wo ku gasozi, ukaba waratewe nk'ingurukira hagati y'amashami, ugasangira nayo amakakama y'igishyitsi cya elayo. Ntukirarire ngo ugaye ayo mashami. Niba wirarira uyagaya, wibuke yuko atari igishyitsi kimeze kuri wowe, ahubwo ni wowe umeze ku gishyitsi. Ahari wavuga uti, amashami yahwanyuriwe kugira ngo nterweho. Ni koko kutizera niko kwayahwanyuje, none nawe kwizera niko kuguteyeho. Ntukibone, ahubwo utinye, kuko ubwo Imana itababariye amashami ya kavukire, nawe ntizakubabarira. Nukurebe kugira neza kw'Imana, kandi no kutabera kwayo kubaguye ni ukutabera, ariko kuri wowe ni ukugira neza, nuguma muri ko kugira neza kwayo, kuko nutagira utyo nawe uzahwanyurwa. Kandi ba bandi nabo nibatagundira kutizera kwabo, bazaterwa nk'ingurukira, kuko Imana ishobora kubagaruraho. Ko wahwanyuwe ku giti cyavutse ari umunzenze, ugaterwa nk'ingurukira kuri elayo nziza utavutseho, nkanswe ba bandi bene yo ntibazarushaho cyane guterwa muri elayo yabo. Bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisiraheli bamwe banangiwe imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Nibwo Abisiraheli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo Umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije, ubwo nzabakuraho ibyaha. Kubw'ubutumwa bwiza babaye abanzi b'Imana ku bwanyu, ariko kubwo gutoranywa n'Imana bayifiteho igikundiro ku bwa ba sekuruza, kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Kuko mwebwe mwagomeraga Imana kera, ariko none mukaba mubabariwe kubw'ubugome bwabo, niko nabo bagomye ubu, kugira ngo imbabazi mwagiriwe zibaheshe nabo kubabarirwa. Kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome, kugira ngo ibone uko ibabarira bose. Ishimwe rikwiriye Nyir'ubumenyi ukeshwa byose. Mbega uburyo ubutunzi bw'ubwenge n'ubumenyi by'Imana bitagira akagero! Imigambi yayo ntiyishurika, n'inzira zayo ntizirondoreka. Ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza, cyangwa ngo abe umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture, kandi byose ari we bikomokaho akabibeshaho, akaba ari nawe tubikesha. Icyubahiro kibike iteka ryose. Amen. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu. Tuzakomeza ku munsi w'ejo.